ndagira ngo tuganire. Niba udashaka ko muzamuriraho isukari cyangwa umujinya mfite Yego. ugarutse kunzamurira isukari Ariko ntabwo yari niba yaravuyemo. Turi umujinya w'imfurangiye nabuze Ikibazo si ukuvamo inda, ikibazo ni uburyo inda yavuyemo. icyo nkubwira utabonye ni igiki Harewe he aho ubundi reka Ntabwo ari byiza. kuva navuka ndi uruhinja kugeza iyi saha Ase tuje hano gukora iki umwana tuganira n'umusaza. gusa ibi mwambika ni ibiki Bera waratumiye ibintu by'imirwano mwana. ubundi mwese yese mbafata Asi umuvura mweto bera ndakwica. Nge bera ndaguteza ibindi bintu. Si ubu bera ari mu bikiko. N'abantu mu bera ari mu Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent. Nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Reka musuze kandi mwifurize ibihe byiza. Wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV. Nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Abatabyumvishe ni subscribe. Nde mbivuga ni subscribe. Subscribe. Mani wense akambwira Ngo bavuga Sabositarayibu Oya jyana. Rega kwigabira kutigabira Ni subscribe. Sabositarayibu Ntabwo ari cyo kiganiro twaje gukora ariko nabo babyumvise. Akajambo k'umutuku kari munsi y'ikiganiro kanditse ngo subscribe ugakandaho hanyuma ugahita ukanda kuri kukazogera gahari kugira ngo ujye uba uwa mbere mu bakira ibiganiro tukugezaho. Hanyuma njyewe ndi Sadunda Manzi. Sadunda udunda ibiki no ibyo nyine ariko iby'ubushize twadunze n'ubu nibyo ndunda. aho mari wenyibutsa uriya munsi Ntabwo nkukwibutsa. nari maze iminsi mbuze umfura ubu turi kuganira mu kiganiro cy'amahoro. Ndabizi. Ubu noneho turi mu kiganiro cy'amahoro. Noneho mu by'ukuri icyatumye mbatumira mwembi useka utanyibutsa agahenda k'imfurange nabuze. Oya bera nkwaye ikaze. Cyangwa mu rukweto mudimburire hano. Ntabwo ari ibyo ndi kuvuga. Ntabwo ari ibyo rwose. Bundi bera uramuzi cyangwa mwumva mu binyamakuru. Bera nkwaye ikaze. Ikaze kuri Manzi na Innocent TV. Ubundi iyi ngegera inywera he? Ndabeshya naho nkwera ndanywera he nkubiki. Ese turi kuganira ko ninde wagutumye? Si kuganira ni ikibazo. Ariko ubundi reka nkubaze. Basi tuganire bisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Tureke imirwano n'intambara. N'ubundi imfurange narayibuze ntiribugaruke. Ntabwo ari byo tujeho rero. It's okay. Aho mbwira ikikugenza nkwaye ikaze. Ni naryakiriye. Bambwira ikikugenza kindi kitari amaguru. Ikindi kitari amaguru. Mu by'ukuri bitewe n'ibyakubayeho. Asa umuntu wamwitabye cyangwa mugoro. Bitewe n'ibyakubayeho ntago namwitaba mu kiganiro. Bitewe n'ibyakubayeho byabaye ngombwa ko barabibonye ibintu byose kandi wabishyizeho umurongo n'ibyabaye ku muntu tutari buvuge hano cyane. Byabaye ngombwa ko muza mu kiganiro muri babiri nanjye wa gatatu. Uwa kabiri ubugiye kurwana kureba ko aho ubundi reka nkubaze Sado. Karame ko narenze ko turi inshuti. Nezari arikosa nakoze. Harikosa nakoze. Wamuzanye ute? Nta uzi se. Ndamuzi ariko se wamuzanye ute?
ntabwo ari njye namuzanye we yizanye ahubwo wamuhamagaye nyine kugira ngo tuganire twese twembi kandi si nanjye wabikoze kuko niwe wamamagaye kugira ngo yayikuye he nimero yawe kugira ngo uhamagare Bera reka tureke ibyo ko nimero zanjye ziba nimero yanjye kwa iba ku kiganiro abantu bose barareba bagahamagara tugahura tukaganira donc arashyiraho iyanjye Bera ubushize aho sinayishyize mu kiganiro koko sinayishyize muri description nawe wenda uze kuyivuga basi ntacyo bintwaye bayumve neza Bera ndashaka ko dukora ikiganiro cy'amahoro uyu munsi nanjye ariko urabona ko natuje musaza uramubona ute ahubwo ndi kukubaza wamuzanye ute namuzanye nde donc musaza wawe rero musaza wawe ikintu namuzaniye nta kindi we yaramamagaye abonye nimero ku kiganiro donc arambwira ngo dukwiye kwicara na mushiki we tukaganira ukuvuga ngo waje kuri harya kuri invite yiwe nako naje kuri invite yiwe mw'abantu mwe musaza wa Bera yarampamagaye amaze kumpamagara arambwira ati rero Sadunda ndashaka ko umuzana mushiki wanjye tukaganira ariya marira yarize akayagabanya nkamugira inama ntago ndiko kwibutsa ndagira ngo tuganire niba udashaka ko muzamuriraho isukari cyangwa umujinya mfite yego stopping ibintu ari kuvuga umusa tugwaye ikaze ni abisirikani yego nkaba naje kuri Bera ariko nkaba naramenye ko hari umuntu wamutsinda uyu munsi amenyekana ko yavuyemo ngiye kurwana na musaza wawe nyuma yo kuba uri kubera iki yavuyemo nyine kubera iki yavuye muri musobanurire Bera nyine bimusobanurire kubera iki yavuyemo umunsi baniga ntiwari uhari ntabwo nabwo bari widumbukijwe ngo uje kureba ngo wanteye inda ugarutse kunzamurira isukari ariko ntabwo yari azi niba yaravuyemo ndakwiyamye ku buzima bwawe ahubwo ndakwiyamye ku buzima bwanjye Bera muri kibyo bintu mwana waretse nk'icu no mu gingo oya abarira no ku mwana nose uramwicute kukubaza ni ikibazo ariko Bera ubanza bino bintu bizi uri musaza wanjye ntabwo biguha uburenganzira bwo kunyobora ubanza bino bintu bizi wo mwana manyeka nkubwire ese bino bintu subiziho ndetse n'icyo wayivanyemo umunsi baniga wari uhari bankubita hasi baniga wari uhari ikindi umbaza ni iki erega ikibazo cyangwa urajya ngo uture umushinya w'imfurangiye nabuze ikibazo si ukuvamo inda ikibazo ni uburyo inda yavuyemo icyo nkubwira utabonye ni iki herewe aho ubundi reka mvuze ntabwo ari byiza kuva navuka ndi uruhinja kugeza iyi saha reka wait ndabyumva nacecetse kuva navuka kugeza iyi saha kuva ndi uruhinja kugeza ngize imyaka 30 tuvuga ko utazi mushiki wawe n'umujinya agira none ushaka ko wicara ahangaha abara winjiye umuntu Butuje hano gukora umwana tuganiriza gusa ibi mwabika n'ibiki Bera waratumiye ibintu by'imirwano mwana ubundi bese yese mbafata asi umuvura mweto Bera ndakwica nge Bera asi wewe nabaye mwana kuri wa mamagaye Bera cucu umuntu w'umugore yarwana ibintu bingana biri umuntu bundi wanze kumwicute kamera ba bundi mbere ku icyo umugore ari cyo muri uru Rwanda magara yari cyo Bera ngewe ntabwo nge sindwana n'umugore basi mbabarira ntabwo ndwana n'umugore ntabwo nge ndwana n'umugore ntabwo nge ndwana n'umugore siko bimeze rumva kubwirere inama itari agakecuru bwirire yangegera ngo ni kameramani yawe ikureho birabikamera hanyuma gukuraho kamera bihuriye n'icyo muri kuganira kwicarira imbere y'abaturage nyine gukuraho kamera birwanye bihuriye kureho kamera ase umuntu uri
mubwira kuri Bera mbabarira mwana. Bera ngwino. Mama wana baye mwana. Bera ngwino mubwira. wanditse Nyine ufite ikibazo nacyumvise. Ufite ikibazo nacyumvise. ushaka iki Mbabarira tuganira mukobwa mwiza. Sibyo? Ufite ikibazo nacyumvise. Kandi ntago dushaka ko ikibazo cyawe kiza guteza ibindi bintu. Si umubera ari mu bikiko. N'abantu umubera ari mu bikiko. ingegera ubundi wayitumiye ute muri iki Kandi muri singa mutumira namutumiye ndetse uri kwit ntabwo nabyibagiwe ariko ntabwo ugomba nta n'isoni asemana uyembera mani wandekuye ase wandekuye uya bera basubu wamba bariya ko uya ase wandekuye abantu baza mani wandekuye bera biriya ngegera dukureho kamera ufite ikihe kibazo ntabwo nshaka abantu bankamera kamera se none bera wagabanyije umuntu ntabwo nshaka abantu batangiye ko bafite ikibazo we bera mbabari wavuye mu nzira duke ngaho namubwire bera ngwino wavuye mu nzira va mu nzira ase we nabaye mwana ukareka ibyo bintu so bamamagaye wafashe mushiki wawe mwana ukareka ngo kwibintu mu nzira bera yasate mwana bera yasate ubu n'ubusa reka nze nkwereke uyu muntu yasate pe twahebye bikamera vuba none se bikamera byagutwaye kibya ntabwo nshaka umuntu nkabera mu ndekwe wowe muteze usubira mu burimo bwagufashe mwana ntabwo ari umwana wanjye muri kugarura nawe yego bera ngwino mubwire bera dore umwana wawe umwana yego oya mwana bera humura no yasase mwana bera yasase bera dore umwana wawe mwana mpamvu kuri ibi byose kimwe mutera ngiye we wagize icyo ukora mwana musaza bera do bera bo nakundi kamera kuri kamera ivuyeho nta ikiganiro kidasojwe nta kundi byagenda reka ngerageze izo ntambara ngomba kuzwana fate umuntu mujyane kwa muganga ibindi turabimenya nyuma kuri kamera